none se mashaka yes nukuvuga ngo none uyu munsi wa none indeba kure yacu tuyizanye kwande ku muntu bita Kalifani ngira ngo uri kuyibona man indeba kure yacu igiye kureba ku muntu bita Kalifani uyu mutipe bita Kalifani reka mbanze fate fresher gatoya man ngo papa cyangwa ibyangwe se babiko man ntago ibyangwa ari ku myenda man cyangwa ku myambaro no ku mubiri man irarema man sasa rero nukuvuga ngo uyu mutipe bita Kalifani ngira ngo uyu mujama ni umuraperi utazwi cyane ariko wubatse izina bitewe n'ama collabs yajya akorana n'abasani bagiye batandukanye yarimbanye na Jay Polly akorana na ba Marina ngira ngo hari All Star bakoranye n'abasani bageze nko mu 10 ba Uncle Austin bose bari barimo niho hantu ubundi uyu mutipe yabashije kuba yagaragarira ko Kalifani ari umwe mu baraperi ndetse beza kandi igihugu gifite bitwara neza ariko muri iyi minsi uyu mutipe ari kwitwara nabi man yararebye abona ari kuzima ahita azana ikintu bita plaque musanzwe muzi ko umuntu bita Bakti wo kuri Big Town uyu mukobo y'Ibakti numwe mu banyamakuru abahanga bamaze igihe kinini cyane ariko ni numwe mu banyamakuru babaswa bahari kuko we akunda gukora ibintu by'ibinyoma byipapira nongera ngo ejo bundi Emirene yazanye umuntu bita yitiriye ko ari umugore wa Platini abafana be bamutera amabuye baramuga ati bro turaza kukuvaho icyo kintu Emirene yasa gikosora vuba cyane ariko reka nanone mvuga ikintu kidasanzwe ku muntu bita Big Town cyangwa se ku muntu bita Bagiti uwo mutipe Bagiti mwagiye mubona kazana plaque zitandukanye yazana ibintu bita bya gitumo akayatungura abantu ariko umunyabwenge rabirebaga agahita abona ko uyu mujama ari kubeshya abantu man ari gufata abantu akabashushanya nka hari abana kandi bino biganiro byacu birebwa n'abantu bakuru ndanaguha cyane inshuti bakunze Imvura TV kora subscribe aho ngaho kore share like comment ariko nimba utarakoze subscribe mu kiganiro cyacu indeba kure cyangwa se impuza ndengo tega amatwi wumve uvanga ukoze subscribe asante sana ndagushimiye wo maze kuyikora sasa nuvanga uyu Bakti muri gitumo ye cyangwa se muri bya biganiro byiwe bya showbiz byo kubeshya abanyarwanda ndetse n'aba diaspora uyu mutipe yagize gutya abariwe muntu uhitwamo na Kalifani avuga ati yarebye mu banyamakuru bose bati nta munyamakuru w'unyabiyobo nabona nta munyamakuru beshya nabona twakora na plaque yo kugira ngo tubeshye abantu ko turi kurwana n'umuntu ngaho bantu rebe video nawe none se mashaka none se ubiraza kuje kurwana mu ruhame Kalifani ntabwo ari sawa sasa tukimara kuva kuri no video ngira mu mwabyone namwe aho uyu mutipe yarwanye n'uyu mujamamani Kalifani yagiye Nyabugogo we ubwe yabipanze n'ubwo abeshya ngo yari yagiye ngo kureba location ingana zashutingira indirimbo ngira ngo Nyabugogo mu ndirimbo yiwe yasohoye nta Nyabugogo harimo nta ibyo bintu binagaragara nukuvuga ngo agiye ngo mu hari abahita ngo iki mu nkunda amahoro ni mu nkunda amahoro yes ni mu nkunda amahoro hariya muri ririya soko ngo yaragiye kureba umuyobozi waho kugira ngo amutize biro ngo yo gushutingiramo video aho hantu ntabwo twahabonye muri video noneho uyu mujama arangije we ahimba plaque afata karakajama ko kwa Gasuku karagatipe kaba kwa Kasuku naga cameraman ke ni nakajama mani gakora utuntu nyine turaho aho gafatanya na Kasuku gukora ibintu by'ibi mani byo kwangiza abantu mani cyane nuvuga ngo karagatipe mubonye kari kurwana na Kalifani ura mujama mani n'umukobo editing ibiganiro bya Kasuku noneho Kalifani arangije ahimba plaque we na Bakti aravuga ngo duhimbe ikintu cyatuma nongera kumenyekana cyangwa se cyatuma nongera gukanguka baragenda bajya Nyabugogo bafata barara nta n'umuntu usobanutse muri abantu bari bahari man nimburi n'umufana wa bari abantu bari asobona ninde muntu wakwishyurira tike ninde muntu wakwishyurira tebo ninde muntu wafata tike mu gitaramo cyawe muri bari abantu wabonye nta n'umurimo bansurebe bari abantu bari Nyabugogo bashungire Kalifani nta muntu n'uyu n'umwe bose abeshi nabakarani abandi ni marine za Nyabugogo abandi n'abantu batakwitegerana tekezo basubiza wabo ntibazibonye muri bari abantu bari bashungire Kalifani nta muntu n'umusobanutse urimo nimba ari nabari abafana yirata bara n'abantu yagiye aregeranya bamwe akabagurira amasigara abandi akabaha ubunyobwa abandi akabaha cesa babeshya nyine abemera noneho barangije bishyira hamwe Kalifani arangije ahita reba ira video nimba ari abantu bamutungo yavuye muri office bakamubona bakamushungera video yakuwe kwande nuvuga ngo Kalifani yari yateguye azana karakajama gakora kwa Gasuku amaze kukazana ahita gafata video ira video nyamwe yabonye ko afashwe na telefone kamaze gufata iyo video nyuma noneho baza guhimba plaque bati ninde muntu twakoresha kugira ngo yamamaze ibintu tunarwane bahitamo umuntu bita Bakti numwe mu bantu
bakora ibintu bijyanye no guhimba ibintu, nyine n'umwanditsi ameze nk'umunyamakuru ariko bibera muri filime man. None harangije ahita afata bagiti Khalfan avango ni we tugomba gukorana. Binavugwa ko Khalfan yishyuye bagiti kugira ngo azakore bira bintu. Bagiti nawe itaza yirukanga. Ngo bagiti akimara guhamagara no mujama ngo bamurebe, bahise bagenda bajya kwa Gasuka haba. Ikikwereka ko Gasuku nawe yarahari. Reba ukuntu yirukase reba. Ntabwo ari fresh. Bari gusaba imbabazi. Reba bagitagiye kutuga kamera kugira ngo bitagaragara ko ari kwa Gasuku. Gasuku dore se yirukanga, muri kubona ko n'imbwa yiwe iri hariye. Gasuku yoroye imbwa mani ntago yoroye inka. Ngira ngo mwamaze kubyibonera karakantu. Noneho bagiti arangije ahita atwara Khalfan muri kara kamodoka, iriya modoka siniya bagiti. Bagiti ngira ngo murabizi afite vesi siniyo modoka agendamo. Karana kamodoka ka Khalfan nawe agendamo. Noneho Khalfan yari ari kumwe na bagiti muri kara kamodoka, bagiti agenda ahawe lifuti na Khalfan kuko bari bazi diru bagiyemo. Bahita bagenda bajya kwa Gasuku. Noneho bahimba plaka y'uburyo ngo bagiye kurwana. Khalfan arangije man, ibaze kubura umurapero uvuga ngo ugiye kureka umuziki kubera ngo showbiz mbi ngiki niki, bira byose ni igihuha, ntibakababeshye abanyarwanda. Khalfan n'uwa mujama ntacyo bapfa, Khalfan n'uriya mukobe nta kintu bapfa. Noneho bagiti w'umustar mwemera muzi nk'umuntu urenze, ni gute atunga nimero y'uriya mwana w'umwandagara tutanazwi? Ni gute bagiti yihamagara uriya mupeta ukumva afite confidence zo kuba atavuga ngo mpamagaye n'umustar urenze, akagenda musanga ariko ukabona umukobo yintana byitayeho. Reba umupeta ukuntu yahise ava mu rugo kwa Gasuku aje ni black man. Ahubwo mwebwe maze kubona ko muri gushaka kwica showbiz, mukwiriye amasasu nk'atatu buba cyane. Noneho sasa nyuma y'ibyo ngibyo biza kurangira Khalfan ahise atangira kugaragaza ko ngare muraperi wa danje ngurenze ngo mu Rwanda. Wumve n'ibintu akomeza kugenda avuga ngo mani ngo mwatuvuze byinshi, ngo imbere ngo mwaduhereye, wavuze we wenyine ukareka kuzana abaraperi man. Reba abaraperi babiri harimo uwo bita Brudog, uwo bita Bruda, ureba ura mukoboyi bita Riderman Ridezo, ura mukoboyi nuriya mujama wundi bagiye gukora show ya danje ka Kigali. Riderman na Brudog nzareba ko nzakubona muri mburu umuraperi wa danje. Ahubwo batwitse ukwabo, nawe tuzakomera nk'utwika kuya bigaragaze nk'umuraperi nawe uhari, ariko abanyarwanda bari bamaze kukwibagirwa. Noneho nyuma wumve n'uburyo yagiye avuga ngo Riderman ngo na Brudog ko bari gukora bakoze concert mani icyumba cy'amategeko. Ibyo nuko mutabivuze ahubwo mukamwirwa mutuka baraperi. Nuvuga ngo Khalfan yashatse kuzamukira muri asho yabara abakoboyi mani Brudog na Riderman. Sasa rero nukuvuga ngo reka ngusabe ikintu kimwe, kora subscribe, share, like, comment kugira ngo inkuru zacu zigeze kugira umunsi ku wundi akantu ku kandi mu kiganiro cyacu impuzandengo cyangwa se target mu cyico ninde indeba kure yacu. Tugiye kureba kuri nde noneho uwo muntu azakumura mu kiganiro cyacu cya mukanya. Ndabakunda rero cyane nkuko bisanzwe twa PAC aha ni Kumvura TV. Kora subscribe, share, like, comment. Nabwo ndi nk'agasuku kuvuga ngo nushaka kubyihorera, ngiye nkorera subscribe ahubwo ndabigusabye. Imana y'amahoro ikomeze iguhe umugisha kandi ikomeze kuguha fresher nkuko bisanzwe ni wa wundi ma fresher. Kumvura TV y'umugisha.